nuganira n'umuhanga kandi umuntu ujijutse azakubwira ko gusoma ari ikintu cyiza kandi gusoma ari ikintu cyungura ubumenyi. Ubumenyi burya bavuga ko buhishe mu bitabo, kandi burya kudasoma bitera ubunebwe, bigasubiza inyuma imitekerereze yawe ndetse bikaguheza mu nyanja y'ubujiji wowe witeyemo ubwawe, aho ugira amakuru makeya cyangwa ubumenyi buke ku bintu. Ibitabo ni amoko menshi, hari ibitabo bya siyansi, hari ibitabo by'iyobokamana, hari ibitabo by'ubukungu, hari ibitabo bya filozofi, hari ibitabo bya psikoloji, hari ibindi bitabo byinshi by'amoko menshi. Gusoma ushobora kubona amahitamo yawe uko ubyifuza kandi bikakuryohera. Gusoma bituma umuntu atyaza ubwenge, agahorana ubumenyi buvuguruye kandi buteye imbere. Gusoma bituma umuntu agira akanamenya byinshi, ndetse byinshi bizamufasha mu iterambere no mu buzima bwa buri munsi, bikamufasha kuvugurura ubuzima bwe no kubuha icyerekezo. Akamenya gufata intego, akamenya byinshi kuri siyansi, akamenya byinshi mu bukungu, akamenya byinshi mu mibanire n'abandi, ndetse akagira ubumenyi bwamufasha kubana n'abandi neza no kunoza ibyo akora byose bikajya ku murongo. Gusoma bituma ubasha kumenya gukoresha neza igihe cyawe neza, ugasobanukirwa ko igihe ari cyo gishoro cya mbere cya muntu, kandi mu gihe umuntu ahumeka, mu gihe umuntu nta burwayi afite, mu gihe umuntu afite amaguru n'amaboko ndetse n'amaso yo kureba iyo ajya n'iyava, akagira n'umutwe wo gutekereza, ntacyo atageraho. Gusoma ntibigera gusa kuko kudufasha kuko abantu batubona, ahubwo bikora no ku bwonko, bigatuma bukura, bukagira amakuru menshi ndetse bukamenya gusesengura no gufata icyemezo bushingiye kuri fagite nyazo cyangwa ku bintu bigaragara bwasanishije n'ibyo bwabonye. Burya gusoma ni ingenzi cyane. Tukivuga gusoma rero n'ikiganiro ndakubwira amasomo y'ingenzi wasanga mu gitabo Rich Dad Poor Dad cyanditswe na Kiyosaki. Akaba ari umuhanga w'umunyamerika ufite inkomoko mu Buyapani, wabashije kwiteza imbere akarenga byinshi byagombaga kumuheza mu bukene, byagombaga kumusigingiza, akabasha gutera imbere akiteza imbere, kuko yashoye imari nini cyane mu bijyanye n'ubukungu ndetse no mu bijyanye no gukodesha n'ubucuruzi bw'amazu. Kiyosaki afite urubuga rwa interineti yigishirizaho ibijyanye n'ubukungu, ari rwo /richdad.com, ndetse agira n'amacono menshi hanyuze ibiganiro bye yigisha ku iterambere mu bukungu ndetse n'uburyo wabasha kwifashisha ubumenyi ufite ukabasha gutera imbere. Kiyosaki yagiye avuga ko mu ishuri batatwigisha kuba abashoramari beza ndetse na ba rwiyemezamirimo beza, ahubwo batwigisha kuba abakozi beza. Bityo avuga ko ubumenyi umuntu akora mu ishuri ari buke cyane ugereranyije n'ubukenewe ku isoko, kugira ngo umuntu abashe gutera imbere no kwiteza imbere, abashe kwinjira mu ishoramari, abashe kuba rwiyemezamirimo, abashe gukataza no kugera kuri byinshi. Reka twaruka kuri iki kiganiro, ndakubutsa kuri kumwe na Gatabazi kuri channel yacu yakanguka. Kurikira ndetse ukore subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu byose dushyizeho bibone mu ba mbere, kandi ni ibiganiro bizakungura ubumenyi, ukabasha gutera imbere no kugera kuri byinshi. Uko channel bivuga ni kanguka, tubane mu kiganiro. Isomo rya mbere riri mu gitabo Rich Dad Poor Dad cyanditswe na Kiyosaki rivuga ngo abakire burya ntibakorera amafaranga, ahubwo amafaranga arabakorera. Iki kintu gisa n'igitangaje kumva ko umuntu adakorera amafaranga kandi ari umukire ufite amafaranga menshi, ahubwo burya icyo abakire basobanukirwa ni ukumenya gukoresha amafaranga akababera umucakara, ndetse n'umwana ukomotse kuri uwo mucakara akababera umucakara nawe iteka ryose. Amafaranga ni umukozi mwiza ndetse n'umucakara mwiza iyo ubashije kumenya no kuyasobanukirwa, ukayabera boss aho kugira ngo akubere boss. Iyo ifaranga rigukoresha rirakuzunguza, rikakubyutsa saa 8 z'ijoro, rikakwirukanisha ku kazi ndetse n'ibindi byinshi bizishingiza, kandi tukabihirwa n'ubuzima. Ariko iyo ubashije gusobanukirwa ukajya mu murongo wo gutekereza nk'abakire
ubasha kumenya ko twa dufaranga dukeya ubonye udushoramo imari, hanyuma inyungu ubonye muri twa tundi washoye ukongera ukayishora, gutyo gutyo nk'uko abakire babaho. Abakire ikintu cya mbere bareba nk'uko iki gitabo kibivuga ni ishoramari n'amahirwe menshi ashobora gushoramo amafaranga cyangwa ashobora kubyara ifaranga. Abakire bahora barekerereje, bareba hirya no hino, bareba ahantu bashora imari ndetse n'abakora amafaranga afatika, mu gihe abakene duhora turekerereje tureba aho twabona akazi keza gahemba amafaranga menshi, aho twabonaho, bamwe bakareba aho babona biba, abandi bakareba aho bakura basabiriza n'ibindi byinshi. Ariko abakire bo bahora bareba aho bakora amahirwe azababyarira inyungu, kandi batabashije gushoramo umwanya wabo mwinshi, ahubwo bagashoramo amafaranga, ahubwo bo bakagenda bakiruhukira mu weekend, bakagenda mu modoka meza, mu gihe twebwe turi kubakorera. Burya ntubasha gusobanukirwa neza ko ifaranga yakora umucakara mwiza, uzaba uri mu murongo mwiza, ndetse uzabasha gutera imbere uko buca bukira. Imari yawe izagenda ibyara indi, wibuke warageze aho wifuzaga. Ikintu cya kabiri, isomo rya kabiri mu gitabo Rich Dad Poor Dad, ni imbaraga z'ubumenyi mu bijyanye n'ubukungu. Mu ishuri batwigisha bikeya, mu ishuri baduha ubumenyi bw'ibanze butuma tubasha kuba abakozi beza, ariko ntibutuma tubasha kuba ba rwiyemezamirimo beza. Burya kuba rwiyemezamirimo bisaba kwizirika, icyo bita determination, persistence, ndetse ukamenya no kwihangana. Iyo uri rwiyemezamirimo, iyo ushaka kwinjira mu barwiyemezamirimo uri mushya, bisaba kugira ngo ugende witeguye kandi wizeye kuzirika umutsi, kuko burya rwiyemezamirimo aba ari umuntu wabashije kumenya byinshi, kandi akamenya ibijyanye n'ubukungu, akamenya ibijyanye n'imibanire y'abantu, kuko burya umuntu agurisha ibicuruzwa bye cyangwa ubumenyi n'ibindi byinshi ari serivisi abantu, kandi burya kumenya kubana nabo n'uburyo ubamanipira ku nyungu zawe byiza, ibyo bituma abantu bakugana bakaguhahira, ugatera imbere mu bukungu cyangwa bizinesi yawe igatera imbere. Burya iyo utabasha kumenya kugenzura ndetse ufite n'ubumenyi buke mu bijyanye n'ubukungu, ahantu mumara kabiri mu barwiyemezamirimo cyangwa mu ishoramari. Jya umenya gutandukanya ibyo winjiza, ubitandukanye n'ibyo usohora, ndetse umenye gukora iyo mibare neza. Burya abantu benshi baba bariho batazi ayo bakoresha ku kwezi, aribyo bita monthly expense, bakaba batazi icyo ari cyo, kandi batazi n'ingano yayo, ahubwo bakamenya gusa ngo duhembwa aya, ariko bikarangira kwezi turi mu madeni. Ikindi batamenya ni uko burya ishoramari cyangwa kwizigamira ari ikintu cya mbere mu buzima, kandi ku muntu ushaka uri serious mu gutera imbere. Niba ushaka guhera mu bukene, uzatandukana no kwizigamira, ariko niba ushaka kuva mu bukene, kwizigamira ugomba kubishyira mu mwanya wa mbere. Kwizigamira bituma ubasha kumenya no gukoresha neza amafaranga, nanone kandi bigatuma ubasha kubona amafaranga yo gushora mu ishoramari no mu mishinga yawe ya buri munsi. Isomo rya gatatu riri mu gitabo Rich Dad Poor Dad, aravuga ngo menya ibyawe, kubera icyo wita ku by'abandi. Uri umukozi w'abandi, ukorera umushahara ku bandi, ubagurisha igihe cyawe ukagiha abandi, ndetse wowe igihe cyawe wimarira mu byawe ni gikeya cyane. Umuryango wawe ntukikubona, wiriza amasaha 8 cyangwa 9 ku munsi uri kure yabo, ugataha unaniwe, ugenda uryama, ureba televiziyo gatoya, ugafungura maze ugahita uryama, mu gitondo ukabyuka batarabyuka, abana ntibakubona mu rugo, no muri weekend bunaniwe bameze nabi. Ariko burya nubasha kumenya ko ugomba kwita ku byawe, ugatekereza ko ibyawe ari byo biza mbere ku mwanya w'abandi, uzabasha kwitandukanya n'imyumvire yo kuba umukozi, aho ushyira imbere imyumvire yo kwikorera no kwibera rwiyemezamirimo wowe ubwawe. Kandi iyo wibereye rwiyemezamirimo ubasha kubona igihe cyo kwita ku byawe no gutekereza ku mishinga yawe, urusha gutekereza ku mishinga y'abandi. Niba utegereza neza kuba umukozi, bituma ubasha
guha igihe cyawe cyose no kukigurisha shobuja wawe, ariko burya iyo wikorera igihe cyawe cyose uba ugifite. Ikintu cya kane kiri muri iki gitabo Rich Dad Poor Dad ni ikijyanye n'imisoro. Burya imisoro kuva kera yahozeho, ariko yashyizweho igamije kugira ngo abafite menshi babashe kugabanya, babashe guhaho n'abandi. Batubwira ko imisoro ari ukugira ngo hubakwe ibikorwa remezo rusange abantu bose duhuriyeho, ndetse no kugira ngo hubakwe amavuriro n'ibindi byinshi abantu nyaburubanda nyamwinshi tugomba gukoresha no guhuriraho. Ko burya imisoro ibashije gusobanukirwa nabo ubasha kuwukoresha ku nyungu zawe. Ibiganiro byose byavuzwe n'uwo mugabo kiyosaki avuga ko abakire bishyura umusoro mukeya, ahubwo abakene ari bo bishyura ku bwinshi. Burya uzasobanukirwe neza, umukonsumateri niwe wishyura amafaranga menshi cyangwa umusoro ku giciro kiri hejuru kurusha umugurisha cyangwa kurusha nyiri ibintu. Iyo burya ku bintu byose haba harenzeho umusoro. Ari byo buriya uyu mugabo kiyosaki yagiye asobanura, avuga ko kubaho utagira icyo wikorera kugira ngo ubashe gukoresha inyungu zawe, umusoro ku nyungu zawe bigoye, kandi burya ari uba upfa uhagaze. Burya umusoro ntiwagakwiye kukubera umuzigo cyangwa ikintu cyatuma udatangira bizinesi, ishoramari, cyangwa ngo ube rwiyemezamirimo, ahubwo wagakwiye kwiga gukoresha umusoro ku nyungu zawe, ndetse ukareka gupyinagazwa nawo, ahubwo ukawukoresha kugira ngo ubashe gutera imbere. Burya gutanga umusoro ni byiza, bituma tubasha kubona amavuriro, amashuri meza, imihanda myiza, tukagenda byoroshye. Ariko burya ni na byiza kudapyinagazwa nawo, ahubwo ukamenya kuwukoresha ku nyungu zawe. Ikintu cya gatanu cyangwa isomo rya gatanu twakora muri iki gitabo cya kiyosaki yise Rich Dad Poor Dad, ni ukuvuga isomo rya gatanu riragira riti abakire bahora bashaka aho bakorera amafaranga cyangwa gukora amafaranga yabo. Buriya twumva ko igihugu gifite amafaranga mu mpapuro, mu note zivunje, ariko burya amafaranga baranyuze mu ntuza, mu mashini zikayakora, hanyuma bakayaduha kugira ngo tuyakoreshe. Ariko abakire bo biga uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga no kuyacapa ku giti cyabo, ariko bakabacapa mu buryo bwemewe, atari bwa bundi bw'amagendo butuma bafungwa. Nta kundi kuyacapa ni uguhora bashaka amahirwe abyara inyungu nini ku ishoramari bakoze. Hari ibyo bita LOI cyangwa return on investment. Abakire nicyo kintu bashyira imbere, bakareba ngo n'inshoraya zagaruza aya ngaya mu gihe kingana gutya, ndetse mu gihe kingana gutya nzabona kuyama yanjye yose, igisigaye ari inyungu zanjye. Burya niba kumenya gusesengura no kutegereza byinshi, ukamenya kubyaza amahirwe y'ibintu byose bigukikije, uzabasha kubona ko kuba rwiyemezamirimo ari ikintu gishobora kuba cyoroshye, ahubwo tukaba tugitinya kubera amakuru make dufite kuri byo. Abakire rero baba basobanukiwe buri kintu cyose, bakamenya icyo bajya gushoramo imari, kandi bakamenya ko icyo bajya gushoramo imari ari ahantu hadahomba, ari ibintu bizabyarira inyungu. Bakamenya gufata risike, bakareka kwiganda, ahubwo bagahora bashaka amahirwe mashya aho bashora imari. Isomo rya gatandatu ari niryo rya nyuma riri mu gitabo Rich Dad Poor Dad riragira riti niba ufite akazi, jya ukora kugira ngo wige, ariko ntugakorera amafaranga. Burya biragorana cyane dukorera amafaranga, ariko burya abantu bakora bagamije ubumenyi ni bakeya. Ibyo uzabibwirwa nuko duhora ku mbuga dushaka ahantu bashize imyanya myiza ishobora guhemba menshi kurusha aho dukorera. Ariko uribaza uti se handi nakoreraga hanyunguye iki mu bijyanye no kwiyitaho ubwanjye no kumenya ubwanjye, asa no mu bijyanye no gukora amafaranga ku giti cyanjye? Ariko burya abantu benshi bibaza ko gukorera amafaranga cyangwa kugira akazi ari ukugira ngo ukorera akazi kugira ngo ubeho, ahubwo burya bagakoze kugira ngo bige, bamenye uburyo ibintu bikorwa, bamenye uburyo bazakora ibyabo mu gihe bazaba bavuye muri wa murongo wo kuba umukozi, ahubwo bagiye ku murongo gukorera abakozi wo kuba bakoresha.
Abantu benshi ntitujya dutegereza kuri ibyo tukarinda tugera ku myaka 65 ya pansiyo, ariko burya ibyinshi twagakwiye kwigira ku kazi. Nuko twagakwiye kumenya ko akazi kakwiye kutubera ishuri rya kabiri rya nyuma y'irindi twakuye mu mashuri asanzwe, aho bakatubwira kuduha ubumenyi nyabwo bwo kuri tere no kumenya kwifashisha inyungu n'ubumenyi twakuyemo kugira ngo tubashe kugera ku byacu no kwiteza imbere.